munyemerere munyemerere mu rubanza rw'uyu munsi twakire abakozi bacu babiri bagiye kuzamurwa mu ntera. bakaba bagiye mu rubanza rwo kugira ngo tuzamure umwe muri utsinda urubanza araza kuzamurwa mu ntera bitewe na level ya life. abo bagabo rero reka batangire babibwira ni Yago product kandi urabikunda ya solution. Ni Bruce Melodie igitangaza itaha iwacu yiho. Murakaza neza mu rubanza aho tugiye gutanga ibihembo umuntu witwaye neza agakora akazi neza twakamutumye ku isi kabisa. mukanimo umwana w'ikabagwe utamwumukana rero n'abatiriye dutangire kubitwa Bruce Melodie ni Yago birumvikana ni Yago shawe imbara umusaza ni amatiku nshaka urongera kuzana amatiku ndamusohora. reka dutangire urubanza rw'uyu munsi. Ashime Satani wagukijije umugongo. Yego nawe uvuga ngo ashime Satani wangiriye neza. I don't want peace, I want problem. dutangire ko bitwa Yago Kundate. ntabwo byari bikwiriye kabisa, ntabwo byari bikwiriye. dushingiye ku itegeko ryashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ishyirwaho na nyakubahwa Satani mu izina rye mwenye ryashyizwe mu mwaka na gatanu Mutarama kuri 30 riragira riti nta zina Yesu cyangwa Imana mu matwi y'utuye ikuzimu wese mu bwami bwanjye cyangwa se nanjye ubwanjye kuko nakasa umutwe. impamvu mvuze ibi uwo bitwa Yago
Yago Ondati yasohoye indirimbo ayitwa Suwejo. Iyo ndirimbo nibyo yarakunzwe, muhise mwibaza nti ese iryo tegeko arishyiriyemo kubera iki? Umuntu witwa Yago Ondati hari akantu wakoze katari gakenewe muri iyi ndirimbo Suwejo. Washyizemo akantu kavuga umugambi w'Imana Suwejo. Kano kantu niko gatumye utsindwa, ariko ku by'iyo ndirimbo Suwejo yatumye mba umuhanzi ukomeye, cyangwa se yatumye ninjira mu muziki neza, bituma abantu bamenya vuba kubera ko nakoze ibyo abantu bifuza. Yego narushije ariko gusa imbabazi kabisa. Izo mpuhwe urimo uraka hano ikuzimu nta mpuhwe tugira. Niba ushaka impuhwe urazisaba meri wawe, kuko niwe ufitiye impuhwe. amahame zikumiriho. Hano waje mu kazi, ntabwo waje. Icyo cyo wagitsinzwe, kuko ntabwo twagutumye ku isi kujya kuririmbira Imana. Twe twagutumye gukora akazi ko kuyobya abatuye isi bose. Ashime Satani wagukijije umugongo. Twakomeje n'ikibazo cya kabiri nagutinzamo. Yago urashinjwa gutuka no guserereza mugenzi wawe mu ruhame, kuko urashinjwa watutse mugenzi wawe mu ruhame, bityo ukamenya n'amabanga y'akazi. Ibyo by'uko Melodie namuvuze nabi, nishakiraga views no kwitwikira gusa, nta bindi, nta rundi rwanda. Yago utangiye gutandukira nyuma y'uko uririmbye Suwejo, utangiye guhinduka, ndabibona. Nureba nabi uzasubira itabarwe n'amaguru n'ako gacano kawe uratisha, kazimya burundu kakavaho. Twakomeje n'ikibazo cya nyuma. Yago, iki kibazo nugitsindwa uraba watsinzwe burundu, kubera ko ni icyanyuma. Ashime Satani wagukijije umugongo. Yego nawe uvuga ngo ashime Satani wangiriye neza. I don't want peace. Ashime Satani wagukijije umugongo. Yego Icyanyuma kiragira giti Yago wari kuva aho usohoreye Suwejo, wahise urekera
kunywa ibure cyangwa se urumogi kandi nirwo ruguha vayibo zo kuririmba neza ugasohora ijwi rya Juno cyangwa bakiseguraho bityo nawe abantu bakagukunda nyuma yasuwe ejo aho warekeye kunywa urumogi watangiye kujwigira box umuntu yakumva indirimbo yawe akagira ngo ni radiyo n'ubusa ariko akantu kujwigira ntawe kasaba yego nsigaye njwigira ariko ntabwo byari sawa ntawe amahame nyine ze kumira yago kondisiyo twaguhaye utangiye kuzica amazi ibya yago bimaze kugera iwa ndabaga reka twibarize Bruce Melodie niko Bruce Melodie ubona muri kariyeri y'umuziki ya Yago ubona yavamo umuhanzi mwiza Yago ni umunyamakuru mwiza mubajije muri kariyeri y'umuziki ni umunyamakuru mwiza satani nuko najya nseka mba nshwenyutse ndavuga nkubise gitwe ibya Yago twashyizeho agakungu kwari danje kabisa ibya Yago katube tubijyanye itaba kuri gato tuze kwa Bruce Melodie ni wowe mwana wanjye kandi nawe wishimye wowe Bruce Melodie icyo nakubwira cyo congratulations to you wakoze neza muhungu wanjye ni ukuri kuva wasohora akinyuma ni ukuri wazamuye imibare y'abayoboka ubwami bw'umwijima bwanjye niyo mpamvu uyu munsi Bruce Melodie natatinya kuvuga ko ari bukuganye revu y'uyu munsi cyangwa se igihembo cy'umukozi witwaye neza wayobeje abantu benshi ku isi nako mu Rwanda igihembo twageneye Bruce Melodie aretse kuba
tumuzamuye muri revo yo kuva ku rwego rwo kujya mu buvumo, nawe agiye kujya ajya muri emirate nk'aba ajya muri wakoze neza komeza ugende ubayobye ku bwinshi bose bazanyoboke nzakomeza kukuzamura ugeze kuri revo yo hejuru naho yagowe subira itabakwe kuko niho ushoboye Yego sha, mu bintu